Mwiriwe neza abakunzi ba Shato na Bora turabakiriye tubahaye ikaze mwebwe muri hirya no hino ku isi. Ni ukuri twishimiye kuba umwe muri mu bareba video zacu. Ni umugisha ukomeye kukugira. Stay tuned, tugiye kureba Jado ukuntu agiye gusubiza ibibazo ngiye kumubaza. Ibibazo ngiye kumubaza ntabwo nabiteguye ariko uko birajya biza mu mutwe niko ndagenda mubaza. Sheri uraho neza? Bravo. Umeze neza, igitondo cyiza. Ariko ko numva ibibazo babyiteguye byatari. Sinzi. Igitondo cyaramutse neza, ni ukuri ni umugisha ukomeye. Rero tugiye gutangira. Uri tayari? Ndi tayari. Uri tayari? Yego. Uransubiza ati cyangwa uraza kumbeshya mbasheri ntabwo mbyemera. Ndagusubiza. Numbeshya ntabwo mbyemera. Ikibazo cyanjye cya mbere kiragira kiti. Ugiye kutubwira umukino wakundaga gukina mbere yuko ugira ubumuga bw'ingingo n'umukino wakinaga nyuma yuko ugize ikibazo cy'amaguru mu buryo n'ubugenge wabikoreshaga. Mbere yo gukina umukino naragiye ikibazo cy'ubumuga bw'ingingo ho nari nyiri umwana ibyo nakundaga ntabwo namenya ngo nakundaga iki. Ariko nyuma yaho nakundaga gukina umupira. Ukinaga umupira? Nakinaga umupira, nakunda kuririmba. Kuririmba si ubwo ni umukino w'abana? No guterura turashaka kuvuga turashaka umukino w'abana sheri tubeshye. No gukanga abana. Nakangaga abantu. Nakangaga abantu njyewe nakundaga gukanga abantu niyo basaga mu rugo ari igihe nk'umuntu yazaga nkahita nomboka kamba nkahita nsimbukira umuntu akahita yiruka. N'abantu bakuru n'abakangaga nyiri umwana no mu rugo barabizi. Hari nk'umuntu wigeze kuza ndabyibuka ndamubona ahageze ndamukanga arirukanka ajya mva nkobonye dayimoni kandi ari umugabo mukuru. Ndanabyibuka n'icyo gihe ikintu gituma nibuka cyane naniga no muri secondaire Saint Emmanuel nigeze gukandaga animateri aravuga ngo Gakweto ngo mu kigo ngo yaje ajya no kubibwira directeur Saint Emmanuel abanyeshuri twiganye ndabizi neza barabizi. Nakanze animateri icyo gihe bavanguye dayimoni ngo yaribonye kubera ko nari nyigera mu kigo bwa mbere. Urumva rero yari yamboye nambaye insimburangingo mu gitondo ngiye mbyutse ari kwa kundi umuntu abyuka saa 11 sohotse ngiye no kubwiherero mu bitana animateri ariruka icyo gihe ndabyibuka yamaze nk'icyumweru icyo gihe avuga ati se ni ibintu mbona buri gihe. Yamenye rero ari uko hari muri weekend asanze turi kumesa nibwo yahise abona kuko abona nakuyemo insimburangingo ariko ndabyibuka naramukanze. Bivuze ngo no mu banyeshuri mwiganaga aho ngaho za Saint Emmanuel aho ngaho muri secondaire hari bamwe batari bazi ko ufite ikibazo cy'ingingo? Benshi cyane rwose. N'abakobwa twiganaga benshi no mu kigo cyose bazi ko ari ukuvunika bisanzwe kereka abanyeshuri bamwe na bamwe twaranaga muri dortoir nibo babanaga ko nta maguru mfite ariko n'abandi twari twegeranye baratungurwaga iyo bambonaga. Okay, tugiye ku kibazo cyanjye cya kabiri. Funny questions. Noneho umva iki ngiki cyo ni atari. Ugiye kutubwira umukobwa wa mbere wabwiye kukunda wabimubwiye ryari, wabimubwiriye hehe, wabimubwiye mu gihe cyo kwiga? Njyewe niga njyewe ntabwo sinigeze nereta njyewe ko nari inshuti ya bose njyewe ikigo cyose nta muntu n'umwe navugaga ngo mwiyumvishijemo kurenza undi ahubwo nari kavuye. Nese ntabwo wigeze ugira high school love? Ni wapi, ntabwo njyewe ahubwo urukundo njye narukundaga mu muziki. Nakundaga kuririmba n'abanyeshuri barabizi. Nakundaga kuririmba ariko ibyo urukundo kuvuga ngo nkundanye n'umukobwa ngize abantu bose barabizi n'aba twiganye ndabizi neza reka baminyuze. Nta mukobwa nigeze nkundana nawe nyiga pe ubivuga bwosha araba yikinya kabisa nawe cyandaguhakaniye. Ibyo rero byaterwaga n'iki? Nuko tuzi ko abahungu baririmba bari abastari mu kigo mwiyumva ariko mugomba gutereta abakobwa beza. Ntabwo nateretaga njye ntabwo nateretaga. None baraguteretaga? Ntabwo aho yanashoboraga kuba nareba n'umukobwa nkaba namukunda ariko simbe namujya kubimubwira kuko ibyo bintu njye numvaga nyine
nta mwanya ahubwo gusa njye nakundaga ibintu byo kuririmba ibintu byo gutebya byo guserezanya bwo narabikundaga byataye kuko hari n'igihe nasangana n'abantu bari guserezanya nani ninjiramo nta n'ubimbwiye ariko ibyo gukunda nashaka kwishore rwose okay ngaho tuvuye ku ishuri urankatiye ariko nukuri mutubwire deba nyine uno musore mwiza ukuntu wari mu kigero cyiza uri umustar za Saint Emmanuel umusore w'i Kigali ukaba mubwira ngo nagugeze utetana ku ishuri kuko kubyemera biragoye okay ngaho tubwire umukobwa wa mbere abwiye kumukunda ntago nabwiye ko mukunda okay wimuvuga izina wimubwiye ryari mu keke hehe ntago nabimubwiye none wateretaga ute nisanze ahubwo